baba we sha ije bava imyenda yanje barayitwaye none ubudere baba we iyo wayereka Matiyasi we noneho congoye baba we nisimiri kwiri oje ninyigeza mucana nta nuzamenyera kose timu wayereka Margarita madamu wanje ye baba we reba umukandara wajyana za zindi ba Diamond bambara ndakaba ye baba we zumana ko ubu nanje ubu mugi ngiye ku ninta upfiramo nzawusariramo ubu nanje ngiye kuba meya w'umugi wa Kigali none izi ngofero mana we iyi niyo nambitse data bukwe twasezeranye none nanje ndayambaye ye baba we si ingofero ikozwe muri zahabu niyo mpamvu nanje ibyo ngiye gukora byose ngiye kubigisambo mw'uyu mugi nanje ngishuke ku buryo mana yanjye ku buryo ngiye gukuka ku buryo nzasubira iwacu ku buryo n'inzu nayiterura abantu bayiryamyemo nkayiba burundu ku buryo ngiye gukuka ku buryo nanjye nzasubirayo akona nabaye n'umusirimu rwose nabaye umusirimu Margarita buranzamwiteza raninsubira ngomba gushakana igikobwa ino aja ndirwa nta bindi bagiraga tukagirana nyine kandi umuntu wageze Kigali rwose nanjye mpagaze neza mba ndi ku cyangwe mba ndimo ndakumurira winga we muye n'inana n'ungiti nyemerewe ngahita mbwira ati kakubaye bite boss ubu nabaye umusirimu ko sibura nta cana kiri gutamba tamba hara ko nyotewe kukibona chora hano rani urahajyana umukecuru ko nawe napfa gutereta napfa gutereta kanze murebe God have mercy upon us. Umuntu turi buhure kabisa nuguhita mu kuduta big up man gerira kwe ubujya masene wahima lobi Kigali haba bazungu man Imeze bite sho ni meza ko mbabona uri kwibaza byagucanze bito wabiretse umuntu habaye iki ako se we ntago ujye ubona ko amafaranga yabuze haka amafaranga ari mwebwe mwayabuze ego kumva giye ikintu kitajya kimangayikisha n'amafaranga kango seterere ejo bundi sange kete ni Kigali haba bazungu meza bite bulo Mbonye umuntu ndenze ndagara. Sima none ibyo bicaca by'ibipantaro babikuye hamwe ukamuha. Yitisi. Uvuye hagarariye amadolari 200. Nese uvuye he man? Man shamani ndi G Kigali man. Ni wina Kigali ukabambara ibipantaro bimeze gutyo bijyana bidabadaba. Tomwe dore ingofero wagira ngo niyo kubwa rwabugire n'imama y'Imana. Koraho wumva. Mwagiye mwambara simiri kwiri oje. Iyi ni simiri usi umuntu yayicaraho. Oya buretse. Oya. Kumumva. Harukundi hagigize. Hari wagira ngo haraye imishishwe n'ukuri kw'Imana. Duhure. Nawe nuko twe tumaze iminsi tudahura. Ubwo rero bigenda gutya. Mba namwe ati se wowe ntago uri kona ko amafaranga yaboze ahagaze. Abarambye ati agara hano nkwere. Haba haje ikintu ngo kivuye niba ngari mu cyaro ikintu nako no umuntu abaraje ngo ubwo rero yarari kumbwira ngo akazi gasigaye kariho munako gutuburira abantu kugira ngo bane amafaranga nanjye mba ndahagaze araza cyazi twamukuyeho ibintu pe karakazi wakozana nakandi wakora nuko none se mbabaze musigaye mwiba ubwo tuvuze ko ari ukwiba nimba umuntu yarinjije bujura burenze butari kwambura umuntu se yarinjije mwatangiye umuntu ariko ibaze abakobwa nkamwe mutangiye umuntu muramwamba gusa mumvaga nasa ni bateye wumvishe kari ukugira twibande mu magambo kubona uri mu magace y'amani mu magace kabisa ngiye abantu bankuma naba ni baby zonyine abajimwebwe muri muransi umwana mwabintu ikintu uzabanyereka urashize none Ese washaka kunsamanyiriza mu mahanga oya toka Diamond uri umutinganye se kukubwira mani nta kintu kiki data
wanyereka igisista ikintu cy'igisista buranavuze mu Giswahili bani mpamvu utabyumva hari abasista hari maneke hari abafite amagwede hari ibitobi bibonke byamende bimeze kugira ngo buceceka gato ushaka uwe twavuganye kuri umuzungu ukaba uri kuvuga ikinyarwanda bite byawe byose ndavuga usiko nari nibagiye byose ndavuga mana baba we asowe nushona mana wapi ngiye kindi nta bujura burenze ubwo kwambura umuntu n'ubujura nabyo nago twamwambuye we yaje yigize inzanga natwe abantu b'i Kigali natwe tugira ute bivuze ngo umuntu wese wigize inzanga muramufatirana mukamwambura reka ibyo tubyihorere nose amakuru y'iminsi irata kuva amakuru ni meza ariko turagaruka kuri ako kantu ntabwo ibyo bintu se kandi bwo si byarangiye oya urangiye urakeye Jesus merci urakeye ariko ntago ndabivaho ndihangana Keti yabaye mwiza oya Keti mureke njye mpangayikishijwe nawe bajya bakwigisha uburana nawe tuvuga ati okay ambo kuko babinyigishije ngiye kujya mbikora kuri Chanette mbanina nushana uri metisi muri make ariko se metisi ni ibiki wewe ko tuvugana ikinyarwanda twamvuga ibindi ushaka kumenya ko tuzabimenya ngandangire iyo hariya rero hari ahantu mvuye kwikuza iryinyo buriya duhuye mvuye kwikuza iryinyo none se nkura ndi kukubaza kuja kwikuza menyo ejo bundi nitendetse ku modoka bari banyibye imodoka nyitendetseho mba nikubise hasi iryinyo riracika ahantu mvuye kwikuza rero hari baby yari irimo irankura ukuntu yari imeze conesha muvandi hano hari baby imeze neza ifite amanyo yuzuye ameze fresh adacagase ibere rirahagaze ngo ni rya papayi ihagaze nk'ikirunga cya karisimbi gusa ni muhabuke baba we aho ndiyo kuburyo nari kurirwa nyine rigira oya nukuri terera mu kasimbi ukongera ukamanuka kajegaje zuka biri kuyingayingana kwiki we tugende niba ushaka kuribona hari ni hafa hari karahari ko ari umwana mwiza uteye neza afite amenyo uretse ikimenyimenyi afite amenyo 32 ayo yose yavuge twagiye oya yavuge twagiye gakeya amana yavuge twagiye ndamukwereke bifite ibyana bifite ibuno bifite itama bifite imbavu itama ritema wabonye ababebi mami zabebi nakubwira ko bagiye ababebi kwa sekonda mudasuhuzanya mani meze bite ako mwambaye neza mwa sister nukuri murambaye bien kwa panaro keza gatsaye keza siko birenze man nakubizi uriya muntu uriya wambaye urugofero so mubona rumeze nk'urugano sha uzi kariho twambuye ngiki ahubwo ngwino tugende twongere tumwambure ako kantu ni kabi none si mana wa baby ba urabona zirarya ko batangiye kugenda zirarya mani bura bagiye kwihagarika barabafite mana wamenye iby'abakobwa bihagarikira igihe babonamo abahungu nyine ukumva ibintu by'ibisemburo biravubutse nyine bakajya kwifasha abantu bajya kwisayidira nizumva batajya kwisayidira ahita bagaruka wabyinga bagire abe ndishira muri muntu ndabona bravo begero babwira kusanya ahantu uza tuganire n'abana ariko kuri muratinya azikari ko ngora ngumva utuntu turaganira meze nk'abasazi basiste umuhungu n'ubose ndikumva ibintu bizamuye kusa gutyo wabaye yewe se ndi umuzungu mani sinabo bireba ndi wiwabo wa Putin ntago uri nawe yubona nawe nagase umwana ngabaganize bitewe n'urukundo rw'abakunda urabona uyu muntu bikora wivuga utari kuzana mukuye akagofero nakizana kuyaho umwana ni mukunda mukamuha urukundo ariga no kwambara simani wagiye uganira koko hari ikintu ukajya uneza abantu wakintu nkuzanira abana bafite amabuno bafite amatayi uragize ujya kumfusha hariya nasoni kanikuremo ibintu urimo urankorera mani
yiconga insuzuguza abana ugomba gutereka umwana nje ndaje guhereka tugende narusakiye kubikira abantu bimvuyemo tujye ugiye kubacuganuza tugende uraganira mani neza abantu tugende oya ntanakwiriyeho mani oya uriya njyewe niyo twavugana ndi muri metero nta kibazo oya niyo nagutereta nibereye no mu oya nta kibazo ubundi gutereta jewe hano rero muze kunyurizaho ibiciro nimba ndi kuvugisha tuza tuvugane no pantaro yaturiyirwa ikode none ubwo uri kubimbwira ngo marisha iki tuza tuganire nimba mutaye gushaka nyine cyo guma tugira hano oya nta twaganira si tutari kumwe genda rero nandwo ndi gushaka kujya kuvugana nawe none si bibatangiye ni ese ubundi muragenzwa kaureba nk'aba bantu bo baraje ngo tuvugane none banze ko aha baragenzwa ni muragenzwa ni icyo tugenza muragenzwa ni waganirije abana twagenda waganirije abana twagenda basista muri abirwe mwana reka umutipa baganize iminota 5 yonyine yo kubaganira baganize mani iminota ariko 5 minutes niyo mubanze mugende munsigira umwe mwe mugende sigira umwe subwo muri kune okay sister ngwino tugende none si oya reka nanje tujana oya ariko turajyana ujyaye ariko uruntu rumwe ruragwahera oya umvaye mu nino utazi ibyo ukora hano umwanya wanjye oya muraganira nako muganira mugende ntari oya uretse mugaruke cyane kandi mani njye reka ubwize kuri imana mugaruke ndakunaniye oya ntabwo ndakubwira nagura nawe nuka sister nawe duca amakiya mukarakare ndanapfuka mari kuri mutipe ndashaka kateretse nta kindi ni wewe ndatereta rati ndatereta shuhaguzwa ibyo vuga nani nakwizera atashije ongera usimbuke irindi rimwe murara yaje twagiye tereta ganire neza oya mani akoze akubundi wajya ubundi ugabanya ubwo ubundi kibazo nkawe ufite ikibazo hakuye mutipe ikibazo ufite icyo kibazo ntacu none se iyo uje guseruka mu mutwe uri gutekereza neza mugende mpereza ya telefone ngwino hano ako telefone niyo uri butereteshe telefone niyo uri butereteshe ko genda mureke uretse ntabwo yansiga kandi ari wowe wanzanye kibazo eguka mbanza nkubwire ni ukuri ndwaye n'inzoka inzoka suze rwaye wa mukobwa wakwigirayo amfata ku ngufu we hagarara neza manze wimfata ku ngufu subundi wabaye nyine sinzi hari ikintu kimfataga inzoka se nta muhungu njya bwona urwara inzoka ubundi ibintu bawikora ubikura nta nubwo kegukaga hagarara neza manza manza uzi n'ibindi barankonye nta n'ibyo nta bagize ute oya ngo bagize ute ntabwo zikahari ni ukuri barankonye bagukonye iki hari ukuntu babifataga bakabigira bakanyuzaho akamakasi imoka ibiki bagize cyangwa kende cyangwa nyine biki ni ibintu se bimeze bite ibintu bimeze none se kuri kureba hano ku ipantaro wabaye nyine niho bibaga none ntabyo byaragiye ndumva ye nta n'ikintu wamfashe ubuse niba barabikase wamfashe oya ariko twanagirana tukajya turagendana turi kumwe ye ntago nyagendana n'abantu badafite ibintu oya twazagenda kwa muganga bakabisubiza eka reka uzabaze ye nta bintu ubuse twajyana mvuga ko none se mubabura n'iby'imbwa bakata bakabinshiraho ese nayo igira ibintu irabigiraga hari imbwa twari duturanye hirya kwa fokasi ye baba we yari mukaza ukaza kunshyiramo ibintu by'imbwa iby'imbwa nako uratwashiramo ibyikira naho bazanshyiraho inkende bimeze nk'iy'umuntu hamona ukayinza naho ngewe nta kibazo biteye iyi nkende ni nk'iy'umuntu barakubeshye ngiye nta bintu by'ibikorano wazana mwaje namuteretse ndamucuganiza neza ku murongo ureba ko bari babwire mubwire man reba burani ibi neza kahagurutse se byo bakarashituka no cyangwa fata gutya noneho wigishije neza kahagurutse neza kahagurutse
Ay kahaguru. Vuga imashini y'abagabo ariko wagiye wumva. Uri muri ambere. Nagaruka zababwira. Ahubwo nagaruka wakaruka tubwira aho bimeze bite. Yanezerewe mu mwihorere buri haracari mu minezero. Umunezero uko. Noneho bari mu mugabo none. Bagiye gufungire neza. Oya n'abantu. Umuntu wari akitana utari kubona. Oya none sikanuyo. Ntukajya babiri baremeye mwana. Iyo upakira imodoka ya mbere upakira n'iya kabiri waje. Oya nana niwe. Ndamufungire neza. Oya none ahangaha. Abo ni iki kintu wagitoraguye. Uyu mutipe mana arashoboye ubwo yari. Iki kintu. Iki murakora kikigarutsa. Urani Ubuse yuko mukozi habaye. Ariko yagiye he. Mukozi habaye. Nyine ariko wegiranye. Akantu karawundi turebe wa wundi azababwira. Ariko wa wundi wuyi. Se niwambwiye ko wabirangiye. Niko garuka ubabwire ngwino. Ngwino hano tubwire. Tubwire nimba atari kutubera. Ubabwire babwire. Kuri kumucira iseri. Oya Kuri kumucira iseri. isi araje arababwira. uragira ngo nkubwire iki Sister ko waruducitse se man. Urya mu mbabarire mu Uyu mutipe ngo gahunda ya ahubwo se sinabikoze neza. Sinabikoze. Urashaka kujya kunzanira ng'inyenda akaba ari abagutera. Yinyisi isafuriya se. Ngo nginoza nabyo waruzi. Mwana ngwirito bwa. Oya ngwirito yasitari man. Yinyenda yi. Nginyenda wishimba ariko. Oya nkwe. Wajutishe. No kuhagarara. Ase watubwiye uri seriye bimeze bite byawe. Je ntabwo ububwugira man. Reba guhera kondo man uzavuye ukifite ubugabo beza kugira man. We no gutaye mu kibuga kirimo abana. Wakinwe ngiye sato n'umwanya wanjye gusiga. Icyo cika murebe, ngamucike murebe. Zana ngufunde. Ngare kimeze gute. Man, je bige na kwenda nigende. Oya winsiga. Ugiye he? Ibyo bintu bitekerezo byikuremo. Gusa naso ahubwo katukubwire muri no Kigali ntago ari yose kuza gukina muzana ubwoge nk'ubwo ngubwo umuntu agukora ukitarutsa waruzi yuko uje muri Kigali kumarami izi ngofero mwereke oya uje kugurana ngo amafaranga zana nkwereke ubundi nagare nzingofero oya mfite amafaranga menshi tonde gata amafaranga ubu nyambika oya ndayafite nyine reka turebe ari he oya zana ngazana nyabashira zana amafaranga yazana gahenga yaduhe aragiye ibikobanye ariko nubwo mbikize ndarutanze umuntu wambaye nyanze ko kasebe ase gumana kukiwanyimye kumenya gutereta aje ndagira ubwoba nkuramo ibintu by'ubwoba nje ndabatereta ubuzi koko naba mu Kigali nazi gutereta bigacamo oya imamana nje ndabatereta mbacuganuze mbaterete oya ni gutereta binanire mana koko gutereta nukundi wacu batereta kwiradiyo ngwaje imbavu banje kubasuhuza butugeze umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mukamukemwe yagezwaho na witije diatori amakuru yatangiriye mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo uyu munsi cyujuje umwaka n'igice cy'imbwa yitwa Farasisi iyo mbwa ikaba yaraje kugirwa kongererwa amasaha 24 yo kugira ngo igihumeka mu gihe amasaha 24 mu gihe yaratarashira igihugu cy'Ubwongereza cyaranze cyiciyo mbwa yitwa Farasisi amakuru tuyakomeresha hano iwacu mu Rwanda ubutunyarukiye hagati ya Gasabo na Rwamagana na Kicukiro mu mwaka 2016 haje kubera impanuka y'icyogajuru cya Maroc icyo cyogajuru cya Maroc ari indege yakajugujuguye mu bwoko bwa gisirikare y'Uburusiya ubwo ari imigeni icunga umutekano w'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari iyo ndege karimwo abasirikare bane babiri baje gukomereka abandi babiri ntacyo bigeze baba umugati cyane cyateye impanuka y'iyo ndege yakajugujugu muri karitsiye ya Kandahari bakaba baraje gusanga icyateye impanuka ari iteka rya Kanyanga yari muri karitsiye ya Kandahari amakuru turacyakomereza ni wacu mu Rwanda utunyarukiye mu ntara y'Amajyepfo ahahoze muri komini Shiru bakaba ari mu karere ka Nyaruguru muri komini Shiru bakaba ari mu karere ka Nyaruguru mwaka 2017 mu kwezi kwa 4 inkuba zakubise abaturage baje kwitaba Imana bagera muri 16 ubwo bari mu rusengero rw'abadive mu murenge wa Nyabimata abandi bose bari mu rugo
rusenyero bahise bikubita hasi barambara bahinduka indembe. Amakuru turacyakomereza hano iwacu mu Rwanda ubwo umunyamakuru wacu aheruka nanjye kuguma iruka kubasazi ni sare byo basigaje karindagiro ambirwe gapfumu kiranguri uraje nande umugati ndiye gutankozeho oya nta kibazo ikomereze sawa kwaje saraje nanjye nayigiye hano imbere ngaho urabeho neza kitajera ariko Kigali yarasarishije akoso ubu urambona ndi kuruka ntaragira nanjye nasaze twese bakadufata kimwe oya anje kantangire ngende nk'abasitari ko mwana we mpagaze Bitesha umeze ute uracyari Kigali muracana byagenze ute Imana yagize neza none nayikuye sinakubwiye siko nabyize iyi myenda ntabwo wajya wambara i Kigali ntabwo si tuko zagusaziye oya umeze ute si mu buzima busanzwe nanje uri kubona iteka yagize neza iyi ni simiri kwiri oji nta nashingiye ni icubahiro kuba amajije gukira byagenze ute kutambwira narakize sinakubwiye se wageze muri Kigali ahabonera ubuzima arakira agakira agaturere iyi modoka y'umutagasi wanje ugeze mu matari mpemba sawa sha turaje turabonana niwe none si wewe ugufasha iki fasha iki se njyari ikibazo mfite igutembera muri quartier moto police yarayifashe ariko ejo nzajya kwizana nsohora sinagucumbikiye se ariko wansohoye gute akuri nagufashije nsohoye nkimbwa musha nese nari nkuzi iyo nyibase iyo nyiba noneho nabaga narabibye abona waranabibye iyo myenda samye warayikure iyo ni wari wambaye iyo ni wari wambaye n'iminsi karindagira mu bantu babimwiye Kigali ni wowe wambe reka ubwire nuguma gutukana muri Kigali ubwo urapfuye napfa utangiye gutukana umukire se cyangwa uri kumwe ariko sibura agize ubona ndi kumwe nawe genda nta nubwo kumwe nawe genda yo mugeze i Kigali ukosha genda we abona ukuntu kigenda ajyanye cyaho kiramera nka bya bimodoka bipakira imicanga akarindagira kari hungu ndakakurora